Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Abatameze neza namwe Imana n'ukuri iborohereze cyane, ikorohereza ibikugoye byose. Abantu barwaye Imana ibakize, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye Imana ibahe ibisubizo by'ibyo bibazo. Ndabasengeye cyane kandi Imana yumve isengesho. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu ugomba kuba uzi kuri uwo musore mukunda. Nimba mumaranye umwaka, ibi bintu ugomba kuba ubimuziho. Nimba utabimuziho ugerageze urare ubimenye, kuko ibi bintu ni ingenzi cyane. Ugomba kuba ubizi ku muntu mumaranye umwaka. Niyo waba atari n'umwaka, ibi bintu ushobora no kubimenya mumaranye amezi 6, ariko ubu njyewe nageranyije igihe kinini ugomba kuba uzi ibi bintu. Mu gihe cy'umwaka ugomba kuba ubizi neza. Ikintu cya mbere rero ugomba kuba uzi, uba ugomba kuba uzi uyu muntu mukundana cyangwa uyu musore mukundana uburyo akemuramo amakimbirane. Mu gihe mwashwanye uba uzi ukuntu arangiza ibibazo, kuko uko kuntu mushwana akitwara niko azakomeza kwitwara. Igihe cyose muzahora mushwana, nimukomezanya mukagumana akaramata, uko kuntu ubona yitwara menya ko ariko azakomeza kwitwara. Rero ugomba kuba ubizi. Nimba ari wa muntu mugirana amakimbirane akarwana, ugomba kuba ubizi. Nimba ari wa muntu mugirana amakimbirane agaceceka, ugomba kuba ubizi. Nimba ari umuntu mugirana amakimbirane akitwara mu buryo ubwo aribwo bwose, nyine ibyo bintu ugomba kuba ubizi, uzi ukuntu yitwara. Yitwara mu buryo budashimishije, ugomba nyine kugira uko mubiganiraho kugira ngo bikemuke, kuko ibintu byose ni ukuganira. Nimba uri bugenzura ugasanga yitwara uko wenda bitakubangamiye, nabyo biraba ari byiza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uyu musore mukundana, ikintu cya kabiri ugomba kuba umuziho nacyo ni ukuba uzi intego ze n'imishinga ye yo mu buzima bwe bw'ahazaza. Uyu munsi muri kumwe, ariko agerageza kukuganira. Niyo atakuganiriza wowe umubaza imishinga ye y'ahazaza. Uzi nimba ari umuntu wifuza kubaka urugo, kuko habaho abantu batabyifuza. Uzi nimba ari umuntu wifuza kubaka urugo. Uzi nimba ari umuntu ukunda abana, uzemera ko mubyara nimba nawe bikunda. Uzi nimba ari umuntu ushaka kuzubaka inzu. Byose ugomba kuba ubizi. Intego ze z'ahazaza n'inzozi ze, niko navuga, ugomba kuba uzizi. Ubwo mugomba kuba mwarabiganiriyeho ubizi. Ikintu cya gatatu ugomba kuba uzi kuri uyu musore ni ukuba uzi imyitwarire ye ku mafaranga. Imyitwarire ye ku mafaranga, kuko amafaranga nayo ari mu bintu bisenya ingo. Ejo mutazamara kugera mu rugo ugasanga ni umuntu usesagura kandi utarabimenye mu gihe mwakundanaga. Ugomba kuba ubizi. Ugomba kuba uzi nimba ari umuntu usevinga, nimba ari umuntu usesagura, nimba ari umuntu ukunda gufasha, nimba ari umuntu, buri kintu icyo ari cyo cyose ugomba kuba kizi ku myitwarire ye ijyanye n'amafaranga, kugira ngo bizagufashe. Ikintu cya kane ugomba kuba uzi kuri uyu musore mu gihe mukundanye umwaka, ni ukuba uzi imyitwarire ye cyangwa umubano we na famiye ye cyangwa n'inshuti ze. Ibi ngibi ugomba kuba ubizi. Uba uzi ukuntu afata mama we, uba uzi ukuntu afata papa we, uba uzi ukuntu afata abavandimwe be. Ibyo ugomba kuba ubizi. Uba uzi inshuti ze, uba uzi umubano we n'inshuti ze. Ejo mutazabana ugasanga ni umuntu ukunda kuba ari kumwe n'inshuti ze cyane, bikakubangamira utarabimenye. Rero ibi nabyo ugomba kubimenya. Icya gatanu cy'ingenzi cyane ugomba kumenya kuri uwo musore mukundanye umwaka, ni ukuba uzi aho uwo mubano wawe nawe werekeza. Ntabwo wakundana n'umuntu umwaka utaramenya neza aho umubano wanyu werekeza. Ntabwo ari byo. Ugomba kuba ubizi. Mugomba kuba mwarabiganiriyeho ukamenya umubano wanyu uragana hehe. Iki kintu ni ingenzi cyane. Ikintu cya gatanu rero ugomba kumenya kuri uwo muhungu mukundanye umwaka wose, ugomba kumenya icyasenya umubano wanyu. Ugomba kumenya ikintu cyasenya umubano wanyu kugira ngo ukigendere kure cyangwa ukitwararikemo. Hari igihe umuntu uba usanga akubwira ngo njyewe nuntuka tuzarangizanya, njyewe nunkorera iki tuzarangizanya. Ibyo rero biba mugomba kubigeraho uko mwaganiriye, ukamubaza ibibazo byose nakubwiye. N'iki kibazo ukakimubaza, mukamubaza ikintu yakumva wowe wakora kikarangiza umubano wanyu kugira ngo ukirinde. Atari nacyo cya nyuma, ugomba kuba uzi love language ye. Ugomba rwose kuba ubizi. Hari abantu
love language yabo aba ari ukuba umubwira amagambo meza. Hari abantu love language yabo aba ari ukuba umuha impano. Ibyo bintu byose ugomba kuba ubizi. Hari n'abantu love language yabo aba ari umugore ukora cyangwa umugabo ukora. Ibyo bintu ukunda gukora, ukunda umurimo. Ibyo bintu rero ugomba kuba ubizi neza 100% kugira ngo umubano wanyu ukomeze utari mu kigare, uzi neza ahantu umubano wanyu werekeza. Nimba rero mumaranye umwaka ukaba usanze izi ngingo zose mu bwo ukoresha 3 hari ibyo utamuziho neza, ni igihe cyo kugira ngo mwicara ahantu mufata agakawa ubundi mubiganireho neza, umubaze ibyo ushaka kumumenyaho. Nimba hari n'ibindi wumva ntavuze wifuza kumumenyaho, igihe ni iki nicyo cyiza, iki gihe cyo kuba mwakwicara mukaganira ukabimubazaho neza cyane, mukaba muri mu bintu uzi neza, apana kugendera mu kigare. Ngayo ngo ndabashimiye rero, kandi ndabashimiye mvuye ku mutima. Nimba tugeranye ahangaha, nimba watanye ikiganiro ukabugeze hano, wumve ko mushimiye cyane. Imana iguhe umugisha, naho ubutaha.